Ibihe byiza kuri wowe wakanze subscribe, wowe udukunda, wowe udukurikirana, ndagira ngo gushimire cyane. Wowe kandi uri kutureba muri uyu mwanya wumva ikinyarwanda, uri ahantu hatandukanye mu Rwanda ndetse no mu mahanga. Reka ngushimire cyane. Ku itariki 22 z'ukwezi kwa munani mu Rwanda, binyuze muri Minisiteri ya Minaloke, bafunze insengero 43. Tubyumve neza, ntago ari ugufunga insengero, ahubwo bafunze amatorero, bafunze amadini cyangwa se bahagaritse amadini. Itangazo bashyize ku mugaragaro rya Minaloke riravuga ngo ihagarikwa ry'imiryango ishingiye ku myemerere idafite ubuzima gatozi. Hano bitandukanye kure cyane no gufunga insengero zitujuje ibyangombwa. Aho biratandukanye, ahubwo hano ni imiryango ishingiye ku myemerere mu ijambo rimwe ryumvikana mu Kinyarwanda ni amadini cyangwa se ibyo twita amatorero. Ni ukuvuga ngo hano bafunze amatorero, nk'uko bavuga ngo Zion Temple, nk'uko bavuga ngo ADPR, nk'uko bavuga ngo Assemblée de Dieu n'ayandi. Iryo ni itorero baba bafunze. Bitandukanye no kuvuga ngo bafunze urusengero rwa ADPR wenda y'Imugambazi cyangwa y'Inyamasheke cyangwa yo mu Nyakabanda. Ibyo byo biratandukanye. Gufunga urusengero no gufunga umuryango ushingiye ku myemerere cyangwa se gufunga itorero. Yes, muri iyi miryango rero 43 harimo imiryango ifite amazina atangaje. Urugero, kuri iyo liste hariho nimero ya gatatu yitwa ngo abanywa gake cyangwa se abantu banywa gake. Ako banywa ntago nkazi mu by'ukuri ariko buriya ni akayoga tu, byanga bikunda ni akayoga. Harimo abitwa abagorozi, abakusi n'abandi. Ariko ikintu gitangaje kuri ino liste, harimo n'abantu bagiye bafata amazina y'imiryango ishingiye ku myemerere isanzwe, inazwi, inemewe gukorera mu Rwanda, hanyuma bagahinduramo akantu gatoya. Urugero, hari iryo nabonye bise ngo IDPR impinduka. IDPR mu by'ukuri ugenekereje bijya gusa na ADPR, ariko bagahinduramo ako kantu gusa ngo IDPR, hari A bagashyiraho I. Hariho n'undi muryango nabonye witwa ngo Assemblies of Lord, ariko mu by'ukuri hari itorero rikomeye mu Rwanda rizwi ryitwa Assemblies of God cyangwa se Assemblée de Dieu. Hari n'abandi nagiye mbona bitwa Beteli n'abandi, nyine bagenda bafata amazina y'amatorero asanzwe akorera mu Rwanda. Ku murongo wa telefone uyu munsi hari umugabo tumaze iminsi tuganira, akaduha amaudio, akadufasha cyane, ariko nifuje ko tugira n'ikiganiro tuganira kuri telefone byose kuko ari mu Rwanda, ngiye ntago ndi mu Rwanda. Akaba ari umunyamakuru ubimenyereye ibintu bya gospel, unabikurikirana cyane mu Rwanda. Akaba ari umunyamakuru wa Urugero Media. Tumaze iminsi dukorana Arno uduha amaudio kuri WhatsApp, ariko uyu munsi nshatse ko dukorana ikiganiro tuganira tungurana ibitekerezo. Ndagira ngo dusuhuza abantu bari kutwumva. Ndasuhuza abantu bose badukurikiye, abashyashya reka mbasabe gukandara kuri subscribe, hanyuma bakomeze bashyigikire Pole, kugira ngo umwanya mwiza kugira ngo mbasuhuze kandi mbifurize gukomeza gushyigikira ibyo wagarutsemo musaza. Urabizi ko nawe uri umuntu mukuru cyane twubaha, ari waracecetse ariko wagarutse muri game, ni byiza cyane. Arno, urakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo turaganira ku ngingo ebyiri muri kino kiganiro cyacu. Ingingo ya mbere tuganiraho niyo tumaze iminsi tuvugaho y'insengero zafunze. Uyu munsi nabonye liste ngira ngo yasohotse ejo, itangaje cyane. Impamvu vuze ngo itangaje nuko iri insengero 43 ngira ngo, cyangwa se amatorero 43, amenshi yatunguye abantu, amenshi ntiyarazwi, andafite amazina ajya gusa n'insengero zisanzwe zizwi hano mu Rwanda. Kuri uru rutonde ni nkuru y'urusengero rwagutangaje Arno? harimo urwitwa ngo abanywa gake, abanywa gake kuri nimero ya 3. Harimo n'izindi zifite amazina nk'ay'amashyaka, bari IDPR cyangwa ADPR, ibintu nk'ibyo ibintu nk'ibyo. Yes, abanywa gake usanzwe uruzi nk'umuntu wo mu Rwanda urwo rusengero? Oya, ntabwo nayisanzwe nduzi, kuko ni nacyo kintu gitunguranye. Burya iyo ubona insengero nka ziriya zitari zisanzwe zizwi, iyi leta nayo ntabwo yoroshye mu gushaka amakuru. Iyo urebye n'uburyo byasohotsemo n'amazina y'amadini arimo hariya,
amenshi nta nubwo yari azwi cyane, ariko bigaragara ko ari abantu bakorera ahantu mu bwihisho, Mhm. abantu batamenya, batinyaga gusohora amazina yabo, Yeah. bakagenda babavumbura gake gake, kuko nzi ko hari insengero nyinshi zindi zidafite ibyangombwa Mhm. ariko zitasohotse kuri ya rutonde, kubera ko Yego. wenda zikorana n'ubuyobozi neza, Mhm. zikaba ziri muri process, bakaba baranze kuzisohora kuko babona ko byibuze imikoranire yazo na leta ari sawa, wenda n'ubuyobozi. Rega n'ibi birimo birava no mu maraporo atangwa n'ubuyobozi Yeah. bw'inzego z'ibanze. Yeah. Nabonyemo urusengero rwitwa ngo abarokore. Abarokore. Nabonyemo urwitwa nawe nk'umuntu ufunga urusengero rwitwa abarokore. nabonyemo urwitwa ngo Assemblies of Lord. Rujya gusa n'urusengero rwitwa Assemblies of God. Mu by'ukuri Assemblies of God cyangwa se Assemblée de Dieu ni church ikomeye cyane, ngira ngo wowe nanakwandikirana nakubaje nti ese rya Assemblée de Dieu yakoraga nk'inyeshyamba, urambwira uti soma neza ni Assemblies of Lord. Ibi byo gufata izina ry'urusengero ruzwi ugasa nk'indura akantu gatoya, niyo bavuga ngo ni IDPR, urumva ijya kusa na ADPR. Ibi byo gufata urusengero ruzwi rufite izina rizwi ugasa nk'ubisanisha, byo ubona byaragusigiye iki, cyangwa se n'iki byakugisha abantu? Ubundi nari nabibwiye abantu mbere, hari abantu benshi nagiye mbibwira, ndababwira ni iki gihugu wese, reka mvuge ni uyu muyaga uje ntabwo uje gusenya amatorero, ahubwo babikoreye muri rusange, ariko bafite amatorero batagetingaga guhagarika burundu. Yego. Mu by'ukuri nta yindi ntego n'izo wumva ngo za ADPR ngo hari amasengero yabo bahagarikije, none se niba bikosora bakabyubaka neza, ADPR ni itorero rikomeye, bizaba byoroshye. So rero aya ngaya tutubonye ari muri amwe bahigaga, bashakaga guhagarika, ariko banga kuyafata yonyine, ahubwo babikora nko gutanga agasopo ku bandi bantu ejo n'ejo bundi batekereza kuzabyuka bagafungura isengero. Rero navuga ko isomo bibisigira no kwitirana ayo mazina. Hari ubwo usanga hari bamwe bari basanzwe baba muri ziriya nsengero, akaba aribo basohoka bakajya gufungura, ariko ntabwo bafungura kuko bari bafite ishyaka ry'umurimo, bafungurana umujinya wo gusa nk'aho bashaka kwerekana ko nyine nabo bashoboye, donc umuhamagaro bawufite. Aho rero niho byaje gukwamira, n'ubundi urumva iyo atari umuhamagaro w'amaherezo ugwa mu mutego. Rero hari abagiye bitiranya bagahinduramo utuntu dukeya, ariko bagashaka gukomeza guhangana, ariko bafunguye insengero zabo. Nk'ubu navuga nk'ubu muri ino minsi maze iminsi iseka abantu, hari healing worship, sibyo, ministry, hakaba na healing worship team. Ubwo healing worship team yacitsemo kabiri, ubwo wenda nabyo tuzabigarukaho. Yacitsemo kabiri, izamo ibice bibiri. Uyu munsi hari healing worship team na healing ministry. Healing worship ministry ni ukuvuga ngo akantu kavaho ni uguhindura gusa, ni team na ministry, ariko zose zitwa worship team, indi kitwa worship ministry. So ubwo niba mbyumvise, abantu bari hamwe, niba mbyumvise neza, healing yacitsemo kabiri. Yego, tuzabigarukaho. Ubu bafite hari healing worship ministry, akaba na healing worship team, kandi bose bakoreraga hamwe. Ni nk'izo nsengero rero, urumva nk'uwo nguwo Assemblée de Dieu ashobora gusohokamo agahinduramo akantu gato gusa, kugira ngo arebe ko hari abantu yatwara. Ako kantu uvuze Arno, ako kantu uvuze ngira ngo nakabonye mu matorero amwe n'amwe y'abantu bavuye mu Badivantiste. Buriya Abadivantiste nabo bagira abantu benshi bagiye basohokamo. Nahoze nsoma ku rutonde mbona bitwa abagorozi, burya abagorozi bavuye mu Badivantiste. Mbonamo abitwa ngo ivugurura n'ubugorozi, naryo ni itorero rikorera i Remera. Numva nabona Abadivantiste bacitsemo kabiri. Urumva abagorozi, haje ivugurura n'abagorozi. Hari abandi bitwa abakusi, nabo manza ari Abadivantiste ahari niba ntibeshye. Mbese nibyo bavuga kuvuga uti hari igihe umuntu asohoka mu idini n'iya UDPR ushobora gusanga ari umuntu wavuye muri ADPR agahita ayita UDPR. Par exemple, nk'itorero ryafunze bikanandikwa mu bitangazamakuru ryitwa umuriro wa Pentecote. Umuriro wa Pentecote, uzi ko ni ADPR bari ko bakera, bamwe basohotse kubera udukombe.
none umuntu agashaka ikindi kintu kijya kwitiranwa na ADPR akacyitira nk'iyitwa ngo UDPR impinduka, urumva hajemo n'impinduka Arno. urumva nyine ni wa muntu asohokamo akavuga ati ibyo ntemeranya nabo yewe nzakomeza ibi ngibi, intambara nayivukira. ni naho umuntu asigara atekereza ese abantu kuba badahuje ibintu bisobanura ko bagenda bagakomeza rya zina kugira ngo bakomeze bahangane. kuko ngihita mbifata nyine nka business, kuko ntandukanye nawe twakoraga business nshobora gutangereza kugumana rya zina nkongiramo akantu kugira ngo abantu nkomeze kubayobya bazi iwanjye n'abari iwawe barebe neza arebe ko bahava. abakiriya bazaga iwawe nkomeze mubwire narahinduye izina cyangwa se ndahangaho ubu ngubu nitwa gutya. rero nabo mbifata nkaho ubundi niba ari umuhamagaro bakagombye kuba bafite andi mazina batagendeye kuri bari basanzwe babarizwamo. Yes, impamvu uvuze nyine ngo ni business kandi koko nibyo Arno. Ibi nagiye mbibona cyane cyane muri business zisanzwe, aho umuntu niba yarafite nk'akabari kitwa wenda Arno agahita undi akajya ku ruhande agafungura akabari akagitwa Aruna, tunavuga donc bagenduramo akantu gato cyane kugira ngo bayobye abantu cyangwa se nyine kigendere kuri iryo zina. So ni byinshi rero, urumva nyine bimeze nk'aho ari mind business, ari naho ubuyobozi bw'u Rwanda bwaribyo bukavuga buti no, ibintu bikwiye guhagarara. So aya madini rero 43 yose yasohotse ku munsi w'ejo agaragara nk'aho adafite ibyangombwa. Ngiye rwose mu by'ukuri aya matorero yantangaje, ariko hari itorero ririmo ngira ngo tuvugeho ryitwa Bethel Miracle Church. Iri torero ntiryari rizwi mu Rwanda rya Bethel cyangwa abantu babanje kugira ngo ni Bethel ya François, ariko ntabwo ariyo. ngaho nanjye ubwo nagize ngo ni Bethel ya François. oya ntabwo ariyo, ntabwo ariyo yaremera, ntabwo ariyo. Okay, nawe urumva yongeyeho akantu Miracle kuko iriya ryo yitwa Bethel gusa. wow. harimo amazina yabo bameze nk'ibyanditswe tuvuga gushishura, bafata izina ry'umuntu ugatongeraho akandi kantu gutyo gutyo. Yego ariko ntabwo ari iriya Bethel. urebye amazina ariya menshi nta n'ubwo aya ngaya yarazwi, ntabwo yarazwi cyane pe. Yego, ariko usanga ari abantu usanga ari nko mu twumba badafite ubwo bushobozi. akandi amaraporo wabonye ko ari Minaroke yatanze, kuvuga ngo yavuye mu nzego z'ibanze hasi kuva kuri ba mudugudu bayitangira raporo. Yego, hari n'ikindi kintu naho ntekereza mvuga ni si abasi ba pasiteri bo kuri social media uzakavuga ngo ni pasiteri, ariko mu by'ukuri wamubaza ngo ufite irihe torero ryawe ni irihe akaba atanarikwereka. birashoboka kuko buriya bariya uzareba benshi ntibajya bavuga amatorero babarizwamo. birashoboka ko bashobora kubihimba kuyagira, ariko bakagira n'amasomo yo kuyaperezanta ku ma YouTube kuko bazi ko babaseka. ariko ko bazi ko hari ahandi bagenda bakayaperezanta bakabona ayo mafaranga cyangwa ayo maturo y'abakristo bikaborohera kuba bashobora kuyakoresha hari. ariko mu by'ukuri ntabwo twabyemeza 100%, ariko nabyo biranashoboka gukoresha YouTube. Erega buriya abantu ntibabizi ko uzakorera kuri YouTube uzareba benshi ko baza badahita bashiraho nimero yabo. none se ushizeho nimero yanjye ukambaza nkakubwira uzajya uza guteranaho nyobora izina nkarivuga, ariko kuri YouTube sindivuge n'ubundi style mba ndi gushaka abayoboke. rero birashoboka nanone ko naho bashobora kuba barimo, ariko abo nzi kenshi bakunda kuvuga nka bari abakodebo ndiko ibyaba babifunze kera. ibongeye n'uriya mugore bakunda kuvuga ngo ni bishop w'inzobe, mudamu gutya muto bavuga ngo ni umupasiteri mwiza, ngo umugore mwiza w'umupasiteri. bariya amadini yabo bayafunze kera ntibongeye gufungura, ahubwo basigaye bifite system yo kurya amafaranga aba diaspora bakajya babahuriza amagurupe y'ama WhatsApp. ariko amadini no gutya ngo inyubako ntabwo bakibijyamo, birabahenda cyane. hanyuma Arno, hari ikindi kintu nahoze ntekereza numva ndimo no gutegura tuzakora neza ku buryo donc bugaragara neza. urumva mu Rwanda buriya hari ikibazo gihari cyitwa amadini ni menshi cyane, ariko urebye nk'idini rikomeye cyangwa se rifite inyubako zifatika usanga ntaryo. par exemple reka dufate nka ADPR urebye, reka mfatane urugero mu Nyakabanda kuko ariho nabaye. urebye mu Nyakabanda ukareba Nyamirambo, ukareba Kimisagara, ukareba no hakurya wenda mu Gitega na Cyahafi, aho hantu iyo reyo uyirebye ushobora gusanga harimo nk'amatorero ya ADPR ageze nko ku 10. ariko nyamara ayo matorero yose ugasanga nta nyubako
ifatika. Donc nimvuga inyubako ifatika tuvuga inyubako yujuje ibisabwa. yujuje ibisabwa, yes. Ariko reka tureke no kuzuza ibisabwa Arno, ahubwo tuvuge ngo inyubako ifatika no kuvuga ngo donc ibyo bita mega church ifata nka BK Arena uyigira urusengero, you know, uri kubona kuntu imeze kuriya noneho akaba ari urusengero. Utekereza gute ko aya matorero dufate nka ADPR ni itorero rimwe rizwi rikomeye cyane rifite abayoboke benshi, bafashe nk'inyubako bakayubaka muri iyo reyo navuze, wenda Gitega, Nyamirambo ya hano, wenda ya za Nyakabanda, Kimisagara, hariya okay, donc aho za hafi urumva, bagakora inyubako imwe bose bagashyira hamwe imbaraga bagakora inyubako imwe ya mega church, itorero rikomeye cyane. Utekereza gute ko bitaba ari ibintu byiza ibyo ngibyo? Yaba ari ibintu byiza, ariko icyo mbona wenda aya matorero cyane reka wenda utuvuge kuri ADPR utanzeho urugero. ADPR ni abantu baje batangizwa n'abamisiyoneri, baza kwikura mu maboko y'abamisiyoneri. Mu by'ukuri intekerezo zabo babaye nk'abantu bihutisha gushaka gufungura insengero ahantu henshi, bimeze nka kwa kundi bavuga ati ahangaha nta rusengero ruhari reka turuhashyire, ariko biza kwisanga none nk'uko bivuze igice kimwe insengero nyinshi. Babyita kubyara muri ADPR, kubyara. Donc urusengero rwagize abantu benshi rwuzuye rukabyara. Kizabamo ni uguhuza, kuko reka mwibutse ko n'amakorari yigurira ibyuma, ni uguhuza kw'abo bashumba bakamenya ngo ninde wayobora aho hantu, tugahisengera tukemera guca bugufi, kuko ibintu byo mu nsengero habamo no gukunda ibyubahiro cyane. Exactly. Rero kwambura umuntu ubushobozi kugira ngo ya nteko rusange izemeze ko ibyo bintu bishyizweho byemejwe, iyo ntambara nawe ubwayo banza uyirebe. Sinzi ko n'umushumba yapfa kubona uburyo uriya muvugizi wayo, sinzi ko yapfa kubona naho abihera, kuko ni naho bahera naho bamushyira hasi. Yes. N'izi ntambara zigenda zivuka nuko harimo bimwe, ndakwibutsa abapasitori bamwe bakuru umushahara wenda baragabanyirijwe, abandi b'abapasiyoneri babyumva. Ikibazo gihari uwo mutima ukumva ko ibyo bari gukora umurimo w'Imana niho hakirimo ikibazo. Ntabwo ikibazo ari uko ibyo byakorwa, ariko ikibazo gihari ni uwo mutima wo kuvuga ngo ubundi se duhuje twese tukubaka ahantu hanini hakira abantu 10,000 bose bagateranira hano, bitwaye iki? Ibyo ntabwo babireba. Barareba buri wese ninde wayobora. Njyewe abanyambuye baraka kandi nyoboyemo abantu, kandi muri abo nyoboye harimo abanyisho ega ADPR n'abakire, harimo abakristo nyoboye bafite amafaranga. Ningenda nkavamo amakorari nayo yabyuka akabyutsa ibibazo. Ibyo bintu byaba ari ibintu bikomeye, naho hari ikibazo niho ruzengeye rwose. Yes, ngira ngo ibyo bintu biranumvikana. Mpise myumva neza kubera ko buriya nk'iyo urebye amatorero yacu usanga aya madini cyane cyane bagiye bafunga, usanga yose afite imyizerere imwe Aruno, usibye nk'abadivantiste wenda bo munsi wa karindwi bivuga ngo twizere Sabato. Ariko ufashe aya madini twita ngo ni amatorero y'ububyutsi, amadini y'ububyutsi. Donc ufashe za Zion Temple, Restoration Church, bo kwa Minyoni, bande bose usanga n'ubundi imyizerere yabo ari imwe. Kuko umukristo uvuye kwa Minyoni akajya muri Zion ntago bongera kumubatiza, ntago bongera kumwigisha mu gice cyangwa se iki cyari cyose, donc akomerezaho, sibyo? Umukristo uvuye muri Assemblée de Dieu akajya muri Église Vivante, nyine imyizerere nimwe, nta hantu bitandukaniye. Ariko icyo kibazo kivuga ngo kuki batashyira imbaraga hamwe, urumva, hanyuma bakora ikintu kinini kigaragara, ikintu cyabyisha nicyo ngicyo uvuze, cyabibangamira nicyo ngicyo uvuze, cyo kuba abantu bakunda ibyubahiro byabo, abandi bavuga ngo aba n'abanjye, abandi ngira ngo ni nayo mpamvu imwe n'imwe tujya tubona abantu bava muri Zion bakajya gushinga amatorero yabo, kuko nkura nka Zion nayo ifite abantu benshi bagiye basohokamo, ba Minyoni niho babaga, East Wind, urayibona East Wind ya Kicukiro niho babaga, n'abandi batandukanye. N'ADPR nabo ngira ngo benshi bajya muri ADPR kubera iki? Abantu bafite impano yo kubwiriza, n'abahanuzi, n'abantu nyine babona ko nabo bafite imbaraga, babona followers, babona abantu babakurikira, akavuga ati okay, nta mpamvu yo gukomeza kuba mu kuboko kuriya muntu cyangwa se ko ari torero, nanjye reka ngira abantu banjye inyuma, nanjye mbe umuvugizi, mbe umuntu mukuru. Ngira ngo icyo kintu ngira ngo icyo kintu cyo kibyangiza Aruno. Ariko nanone rero sibyo, nubwo bimeze gutyo reka dufate noneho itorero rimwe ryitwa ADPR, sibyo?
utwo tuntu two kubyaragura cyane, kubyara imidugudu myinshi, ubona bidatatanya imbaraga zabo? Biratatanya imbaraga, ariko kandi nanone icyo bifasha buriya borohereza abantu aho batuye kuba bateranira bugufi. Gusa nanone ukareba ese mu by'ukuri ubundi batatanye. Donc iyo buri wese ari aho muri uwo mudugudu, iyo midugudu kuko ikomeza gukora ya style y'ivugabutumwa, iragenda igakora ivugabutumwa nk'uko byakagombye, kuko kuba bashyira mu midugudu ubundi ni systeme nziza, ni decentralisation reka mbyite gutyo, kuko baba bagereje kwegera baba adeperi bandi kugira ngo babone aho bateranira. Nta n'icyo byari binatwaye, ahubwo aho ruzingiye niko navuga, ni ukuvuga ngo bwa bwumvikane na za mbaraga nubwo bazitatanyije, aho bagomba kuzihuriza aho bimeze biti, aho izo mbaraga zigomba guhurira bimeze biti. Kuko uko umanuka hasi ushobora kuba ubyita gutatanya imbaraga, ariko ugasanga barimo barubaka izindi mbaraga hasi. Ariko bo nabo sinibaza kuko bazimanura ariko bazongera, ahubwo zigenda zo zitatana ariko zitiyongera. Kuko ushobora kugenda ukareba umudugudu wasubira ukabaza ati muri uyu mwaka mwungutse abantu bangahe bakijijwe bavuye mu biyobyabwenge n'ahandi, ugasanga biragoye. Ariko wabaza ngo amakorali mwaguze ibyuma, iniforme zakoreshejwe, video, abapasiteri, imishahara n'ibindi, ugasanga biri hejuru. Abashyize twakiriye, ariko se abakijijwe mwegereye hariya mu midugudu mubariza, ukababwiriza ubutumwa bwiza bagahinduka ni bangahe? Umubare ushobora kukugora kubona. Aho niho haba hari ikibazo. Naho bamanutse bafite intego y'ivugabutumwa bakavuga ati buri mwaka wenda turiha abantu 100 kuba bakijwe muri uyu mudugudu, aho rwose twabakomera amashyi. Baba bari mu muhamagaro neza kandi baba bari kubaka adeperi ikomeye. So Arnaud, reka ngushimire cyane. Mu kanya gato turajya mu Arnaud, reka ngushimire cyane. Hanyuma nihe message waha abapasiteri bafungiye insengero, abapasiteri badafite n'abakristo muri rusange badafite aho bajya gusengera, ni ikihe kintu umva babwira? Icyambere nibamenye ko ibyo bakorera leta ibyikoze ni byiza, kuko ibyo bakoreye ni byiza. Ni ukufata umwanya, niba wari utarufite ubwo bumenyi wenda mu rusengero, kuba ataragiye muri teoloji kwiga, ubu arasubira ajye kwiga, hanyuma ajye gutangiza akurikije amategeko n'amahame leta yashyizeho. Ikindi cya kabiri navuga ko babagire neza, ntanatangamo n'inama, babanze bisuzume koko niba ibyo barimo ari intego y'umurimo w'Imana. Njyewe kera hari akazi nakoraga, umugabo umwe arangigera arambwira ati Arnaud, njye namenye ko muri matorero harimo business. Ni umuprofeseri yigishaga muri Yerika. Arambwira ati rero ngiye kureka ibintu byose ntangiza urusengero. Agenda atangirana n'undi mupapa, ariko we yarazi ko abona amaturo menshi. Birangira ko akunda abona ko abantu bagitangira baravunika cyane. Biba bisaba ngo umuntu ugitangiza itorero aba ari kunze, afite n'ubushobozi, nubwo yabona atabufite, ariko ubone ko ari ikintu abikunze biri muri we. Yaragiye abona biranze, arongera bivamo yisubira mu kabari. Uvuga ngo rero niba bitari ibyawe nyine ubwo tugiye kubabona abo batari bari mu muhamagaro wabo. Abandi baremera bajye kujoininga amatorero bace bugufi. Emere njye naratanga niyo nama, niba koko bumvaga ko bari mu muhamagaro, bagende bace bugufi, baba bigisha mu yandi matorero bazahuza. Hanyuma niba igihe nikigera Imana ikabahamagara barize neza ibisabwa babibonye, bagende basubire bakora umurimo w'Imana. Uko biri kose Imana niba yaraguhamagaye, Imana uzakora umurimo w'Imana. Ntabwo leta ariyo yakubuza gukora umurimo w'Imana. Niba koko Imana ibafiteho umugambi uzakoreka. Banawukora batabifite n'izo nsengero zabo, bakakorera mu zindi nsengero. Kuko nka Zion Temple ifite insengero nyinshi cyane, ifite abakristo benshi cyane mu rusengero hariya wenda tuvuge hariya Igikondo aho basengera mu Gatenga. Bafite abapasiteri benshi, bafite aba evangeliste benshi, kandi bose bari mu rusengero mu biganza bya Gitwaza, bitagombye kuvuga ngo uyu nguyu ngo nawe ajye gushinga agasengero ke, ajye gushinga agacaci kiwe. Bose nyine bona ko bakize hamwe. Iyo igihe kigeze ubwiriza arabwiriza, mu mafami bakabwiriza, mu midugudu yaho bari bakabwiriza, ariko bagahuriza hamwe, bagera mu rusengero bose bakaba bari imbere ya Gitwaza. Kandi ntekereza ko ari ibintu byiza cyane.
nta n'icyo bibangamye, niba uko niko kuri ubu niko umurimo w'Imana ukorwa. Ntabwo abantu baharanira ibyubahiro, ahubwo baba abagaragu b'abandi bagakora umurimo, nta bindi. Yes, arakoze cyane Arnaud ku bintu byinshi atubwiye kandi ibyo avuze rwose ni ukuri kandi nibyo. Nizera ko hari icyo twungutse kandi ko hari icyo dukomeza kunguka muri kino kiganiro. Mukomeze mukande subscribe, turabakunda cyane, bye bye.